Ndara nambaye ubusa buri ntago njya ndara nambaye turashize none warara wambaye ukarara neza ukisura utambaye ndara ntambaye nyine aho umuntu ahumekera se ntago hazi ni hangahe ni habiri hatubwire Wenda TV ntatubeshye hari mu kanwa hari hasi hehe naho ngiye shaka umuntu uvugisha ukuri ndashaka kugira ngo Wenda TV ikurikirane kandi tuvugisha ukuri hari mu kanwa ubuhumeko ni mu mazuru yego no kwa systeme kwa systeme ninde kwa systeme kwa purani atuye uwo mugabo purani mbena uramenye kwizina ryayo mbena ngawa no mu mabere yego mu mokose no mu moko na ahantu haryoha cyane kanyo mu moko hagira amashereka kereka umuntu yari yakonka ibere ngo wumve swingize ibamo abo nabagabo bonka amabere abagabo umva ibere riraryoha ahubwo Imana imbabarire sinze cyane ushaka kubukomeza gutyo nkaza ugahita uza ko ndareba ngasanga ntago urushyashya ntabwo ndebera muri net nshaka kugira gutya nkareba ntago urushyashya kuboroga ndakubaza wari wavuze induru burase babyita kuboroga cyangwa babyita kwishima kuvuza induru no kuboroga byose ni kimwe uya babyita kwishima bira ntago ari kuboroga imbere se ufite ariko se ntago nareba na nyashi mfite nyashi simazi ako nyashi ujye umenya ko ari byo biryo by'abagabo nyashi ni igiki ni inyama ye nibingibi nose abantu bashaka kurya ibibero abagabo ni ibibera se ndikukwereka dore ndikukwereka ibi ni buno ahuye na hahandi uri kurya ugahura na hahandi baba we yabariye Let's go. Bakunzi bano Wenda TV reka twongere tubasuhuze cyane tubifurize kugubwa neza cyane murimo murabona kuri kamera zacu ntabwo nshaka gutinda abatumirwa bacu kabisa aba star abagabo ndetse n'abagore abasore n'abakobwa abana bato cyane aba baby ariko njyambura uko rimwe na rimwe njyambura uko mfata uyu mujama niba ari umusaza niba ari petit frère niba ari grand frère simbizi njyewe rero ndi JP ariko turi kumwe n'abatumirwa ndagira ngo mbakire hanyuma batuganirize dukomeza ngaho urakoze n'amakuru wacu wa Wenda TV biragaragara ko ikintu igomba kuzamuka kuko izanye Diane ikabizanye na Kayitango n'Joli alias Kanyombi biragaragara ko rero ubu ni umunsi wa mbere ngira ngo tuvuga tuvuye mu kabaro n'agahinda akagahinda tuvuyemo na kacu twese tusangiye muri rusange kavuga ati ntabwo ari umwana kugira ngo dukomeze akazi ariko twarabanje kugira ngo twubahirize iki gahunda imeze ite yo kwibuka no kwiyubaka kuvuga ngo niba twaragize ku gahinda tukagira icyo kibazo tugomba kumenya ko ari ikibazo cy'u Rwanda twese muri rusange kwibuka tuniyubaka dusubiremo kwibuka tukiyubaka ntabwo tuba kwibagirwa rero kubera ko twagize ako gahinda niba ko kundi uvuga ngo mbese umuntu yapfushije hari abantu bavuga ngo yapfushije akajya hari akarira ntago warira buri munsi ugakama ariko umutima ugasigara geraho ngaho amarira agakama komeretse Diane rero ndareba ngasanga uyu mugabo amaze kuvuga ngo ni abagabo n'abagore sindi umugabo wawe ufite umugabo jewe ntawe mfite ndacyari ku isoko nari kumukubera nangwa nkakurushakira abakiriya ndacyari ku isoko ngase wanshakira ku isoko rero bashyira ibitoki bakashyira ibijumba bakashyira ibirayi bakashyira inyanya urazifite ufite urunyanya inyanya ndazifite pe tomate ibyo rero itomati kabisa ngo bagiye kushyira tomate pe kiraho ku isoko ahubwo ababyumva ko bari kubona Wenda TV mwitayarishe hari muri Amerika muri Canada hakabaho mu Burusiya bari ababirwana buri munsi na Ukraine ngira ngo ariko hariya ntago wahajya hariya ntago najyayo bariya n'abanyamahane hasiga badafite amahane ndababwira rero mukore subscribe kuri Wenda TV mukore share cyane mwohereze bagenzi banyu ikiganiro cyanjye Kayitango n'Joli nge nande na Diane nimurangiza mukore comment maze kubabwira ko afite itomati akaba agiye kujya ku isoko akameze nk'urutomati mureba ko ari inzobe nk'urunyanya tomati ntago uri kuri Kongo nakanyo nakabiri ni keza hose umeze neza umva ndashishagira kandi ntago umeze nk'uwariwe n'ingwe usibye kuvuka mufite hano
niba ari N'inda urwanda ndayifite. ugiye kumera simbizi ariko ntabwo umeze nk'uwariwe n'ingwe. Uyu ni umubu wandiye. Umubu kuki utagira supaneti? Yewe supaneti ndayifite ariko urara wambaye ubusa se imibu izakumara. Niba urara wambaye ubusa imibu izakurya ku kibuni, kurye ku bibero, kurye ku matama. Ntabwo njya nkunda kwambara. Sange malaria irakokama. Ntabwo njya nkunda kwikingira. Ntabwo njya nkunda kwikingira. Yewe aho izarya henshi noneho. Erega ishobora kurya umubiri karya amatwi, harandi ishobora kurya kumva bibaye. Yego se. Malaria ikanyura he? Niba ari mu mazuru, niba ari he sinamenye. Ewe nabonye kwikingira bitaryoha. Bitaryoha? Uryoherwa n'iki? No kurara nambaye ubusa. Yego di. Nanjye uzantumeho. Kurara nambaye ubusa nibyo byiza. Sibyo byiza ra? Uriko kuba ndi umwana, ababyeyi bacu baratubwiraga, baratwozaga, mara kutwoza akatwambikaga kabutura. Ngaho nimujye mu buriri tukajya kuryama. Urara wambaye buri. Ndara nambaye ubusa buri. Ntabwo njya ndara nambaye. Turashize none. Warara wambaye ukarara neza. Kuki urara utambaye? Ndara ntambaye nyine kugira ngo mpumeke. Neza. Uhumeke? Humekera he mu kanwa he? Aho umuntu ahumekera se ntago hazi. Ni hangahe? Ni habiri. Hari mu kanwa. Wenda TV. Ntatubeshye. Hari mu kanwa. Hari hasi. Hasi hehe? Naho nge shaka umuntu uvugisha ukuri, ndashaka kugira ngo Wenda TV ikurikirane kandi tuvugisha ukuri. Hasi ni kwa kundi nyine akayaga. Nk'ubu urabona ko nambaye ipantaro. Ntago ndi guhumeka neza. Ndabizi. Nambaye ipantaro ariko iyo mba nambaye ijipo mba mpumeka neza. Niyo mpamvu rero nanjye ndara ngize gute ntambaye. Ndumva guhumeka harimo ibindi, hanyura imiyaga hose. Urabona ko nambaye ipantaro. Mbese ku mubiri wawe hanyura imiyaga ni hehe nahe? Ku mubiri wanjye hanyura imiyaga. Ugatinda humeka. Ni mu kanwa. Ubuhumeko. Ni mu mazuru. Yego. No kwa systeme kwa pura. Kwa systeme ninde? Kwa systeme kwa purani. Atuye uwo mugabo purani. Mbena. Uramenye kwizina ryawe. Mbena ngase we ntago nako umeze nk'abagore. Reka tureke ibindi ibyo no kubeshya no gusura no guhumeka. Urasura. Ntango urasuragura. Tubivuge turanye. Mu matwi se ntiyahumeka? Mu matwi ntago wahumeka. Mu matwi funga amazuru gutya. Oya mu matwi ntago wacumuka. None funga amazuru. Numara gufunga amazuru. Uhumeke cyane nutumva umwuka unyuze amazuru ngaye. Ntago no mu maso. Hanyura mu maso wacumuka cyane. Ko mbona warwaye amaso. Nuko utari wakubitwa umunigo bakunize wabibona neza. Ubwo nuko bitwa umunigo ni uzabyumva. Tubyumve duhore rero ibyo ngibyo nibyo kandi ahahumeka hose umubiri ugomba kugira aho umwuka ugomba kuhita ko dufite n'ikintu ku mubiri cyitwa pollen. Kuba ko igihe dufite za ntoboro ku mubiri n'umwuka unyuramo. No mu musatsi ureba intoboro zo mu musatsi aho mu musatsi umerera umwuka unyuramo kugira ngo ushobore kumera. No mu mabere. Yego. Mu moko se? No mu moko ni ahantu haryoha cyane kanyo. Mu moko hagira amashereka kereka. Umuntu yari yakonka ibere. Ngo wumve. Sikwingiza ibamo. Abo ni abagabo bonka amabere? Abagabo umva ibere riraryoha. Kanyo kujya unkorera imibonano mpuzabitsina. Ngaho. Wanyonka ibere. Ntabwo njye mbonana mpuzabitsina ntabwo mbizi ibyo ngibyo ibyo nibyo bya satani. Aho warangije uruzinduko byararangiye niba Imana. Ahubwo Imana imbabarire sinze cyane ushobora kubukomeza gutyo nkaza. Ugahita uza. Ko ndareba ngasanga ntabwo uri shyashya. Ntabwo ndebera muri net nshaka kugira gutya nkareba. Ntabwo uri shyashya. Ntabwo uri shyashya ntabwo urushye. Imibonano uyikoze kangahe? Yego. Inshuro nyinshi. Nyinshi. Niba utanabizi nakwigisha. Uyigisha? Narize ndarangiza nize secondaire imyaka 6 nayo ngiye ntabwo nayishobora. Ariko ibyo wize ntabwo birimo biriye. Shanda zazunyigisha. Kabisa ibyo wize bishobora kuba bitarimo. Akagabo gahimba kandi katari kaza n'inzuzumva. Usaze nk'igi. Wari waborogaho? Kuboroga. Ndakubaza wari wavuze induru? Burase babyita kuboroga cyangwa babyita kwishima. Kuvuza induru no kuboroga byose ni kimwe. Oya babyita kwishima bira ntago ari kuboroga. Yego kuvuza induru ngo ni farashi irabikora. Ariko ndabona ntabwo ifarashi kurenze rwo uragaragara. Ababireba rero kuri Wenda TV mumurebe mumwitondere mukore analyze muze gukora comment
mufite uburenganzira bwose bwo kugira ngo murebe Diane nanjye ndimo kuko nakomeza kunyiteza araba afite inyama kuko igihe uteze akabaka ufite inyama urayifite rwose umaze no kurya inyuma ndayifite inyuma ufite imbere se ufite ariko se ntago nareba na nyashi mfite nyashi simazi ako nyashi ujye umenya ko ari byo biryo by'abagabo nyashi ni igiki ni inyama ye ni ibingibi nuse abantu bashaka kurya ibibero abagabo ni ibibera se ndi kukwereka dore ndi kukwereka ibi ni buno ahuye na hahandi uri kurya ugahura na hahandi baba we yabari ubupagani wazibonye ziratetera ariko nibyo ugomba kuba ufite experience nawe urimo wambaye neza pe niba nambaye neza njyana buhoro kuko ntabwo nshobora kuza n'ubanye wambaye neza nuko nguko ugira rukuruzi yo gukora abagabo ariko mwuka byawe mfite ishyushyu wambwiye ngo umaze kubonana kenshi nakwigisha njye ndi doctor n'abagabo bangahe kubigisha gukora ni nka desa yewe wararangaye ntabwo uri muzima yewe naho najya ahubwo bugu ufite igaraji nawe ubundi nta bintu ufite ivuriro mfite ivuriro ni ivuriro doctor nangwa n'urumara abantu ndi doctor abantu 200 reka mubwire rero mu kiganiro turimo ndakubwiye hano ku isi nubwo bavuga ngo abantu bose barapfuye barashize bavuye ku isi hasigara abantu 2 hari umugabo witwa Karesa wa Uganda afite abagore 12 n'abana 102 afite abuzukuru 500 n'abangaye gutyo uwo nguwo asigaye ku isi abantu bose bagashira nk'uko Adamu na Eva bavuga ngo tutkomoka kuri Adamu na Eva uriya yaremisi yarema government guverinoma y'igihugu nangwa atarema guverinoma akarema population y'igihugu hari nundi mugabo nawe yari afite uwo mugabo ahubwo n'umugabo afite abagore 12 yabyaye abana 102 yitwa nde ndamwibagiwe 102 ubona vuga ni Madeleine wa Uganda abo bombi basigaye ku isi tukabahuza barema abandi bantu ku isi b'abaturage b'isi yose kuko uramutse ubahaye Madeleine nkamubwira Madeleine rero ngiye guha abagabo dore ko wabyaye abana 48 afite imyaka 45 afite abana 48 uriya yaremisi ukamuha umugabo w'umushinwa umuyapani umukoreya umusiriya umuikrenien ukamuha umusenegale ukamuha umugabone ukamuha umukongomani ukamuha n'umunyarwanda arimo natwe ntabwo twakusiga inyuma twateye imbere nanjye ndimo akamumpa mubona Madeleine bakamuha umurundi niba yabishobora simbizi umutanzania bakamuha umuganda yamukora abaganda ni atari akaba bose niba ko yabyara umuganda uko nabavuze bose baba bujuje isi ku buryo abantu bashize ku isi bari bombi bagasigara uriya mugabo na Madeleine wa mugabo rero afite abagore 12 ukabotera ngiye gushaka ibihugu 12 bitandukanye ukareba muri Amerika ugatoranya igihugu kimwe ukareba muri Aziya ugatoranya igihugu kimwe ukareba n'ahandi muri Afrika ugatoranya nk'ibihugu nka bingahe ukagira ibihugu 12 bakuzuza isi mu minota mikeya kuko biteye ubwoba umuntu w'imyaka 65 ashobora kubyara abana 102 byarangira abuzukuru rero afite abuzukuru 500 ibyo bintu byanyobeye abuzukuru se ntago babyara igihe babyaye gutyo rero ni abantu bakomoka kuri we wagira ngo Madeleine ni Eva nuza kabadamu Nise wowe ne wababyara nta mugongo nifitiye ahubwo uriya mugabo agomba kuba afite umugongo nka Mortiseri Madeleine aha kubyara uzi kubyara ibyo ari byo ufite abana bangahe ngo mubwire ufite abana 2 wapina n'akazi ushoboye ariko Madeleine nkubwire aho aba bana banyuze ngo yajyaga abyara rero gute yabyaye 3 abyara abana 4 yabyaye 3 abyara abana 3 ubwa 4 abyara 4 abyara abana 4 simbizi niba ari moteri ya fiso sinamenya niko uriya muntu aremyate
ese we ntiwababyara abo bana byara mfite iki ese ufite agapipi ko kubyara watembo watembo se Yohana se nibya wowe ibyara Margarita yingi nibya nge nyita Yohana iyi Margarita nibyara nakubwiye ngiye guhakana ko umugabo atabyara umugabo aratera mbese intanga ziva mu mugabo nawe ugira intanga se ugira intanga ngira intanga z'abagore ariko abagabo nibo bagira intanga zitera abana hanyuma usama ninde usama n'umugore none si igihe usamye si wowe ugira nese umugore aba yayiteye sibyo nakubwiye aba yayitewe n'umugore nakubwiye ngo Madere nawe nese amasohoro nayo musaye umugabo ndakubwiye Madere nabaye garage ni garage kubyara abana 48 tekereza abo bantu banyura he tekereza imodoka ndashaka kubwira gahubwira akunda gusora cyane reka mubwire uyu munyamakuru nawe ari kuseka se kubusa reka mubwire ufashe umuhanda wa kaburimbo ukanyuzamo imodoka za rutura kuriya muhanda ari umuhanda uvuye uri metapisi ukamanuka epfo ngo n'umuhanda bahita Poiruru ndakubwiye Madere afite Poiruru bitari Poiruru ntabwo wabyara abana nk'abari ufite umugongo wawe ukura he umugongo wawe ubona nese ntihari igihe umuntu yakira n'abagabo vuga cyane winyongorera 300 none se none bakabeshyira ntuzara wa mugabo witwa ngo ni Bariteremi ninde Baritazara arengana ngo yafasha yahuye n'abagore b'abayobozi iriya mu gihugu cyabo ngo barahura ibintu nk'ibyo no kumubeshyira none kuki nta numwe watwaye inda cyo ni ikibazo ngiye kubaza ariko Madere natwaye inda zigaragara z'umugabo uyu umwe niba ngo yaramutaye tekereza gutwara inda z'abana batatu ejo kongera kabyara abana batatu ejo kongera kabyara abana batatu ejo bundi kabyara abana batatu mbwira mu mezi ni 9 ngira ngo bitari 9 wahita upfa kuko indahekana z'abana batatu ugomba gupfa ariko sinzi uri arakomeye abaganda barakomeye ubwo afite n'imibereho myiza ntabwo wapfa gutera inda cyangwa bakaba bamubaga umudamu yemerewe kubaga ubundi inshuro eshatu zitarenze enye iyo ari 5 bahita bagufunga umura bahita bavuga ati reka bwa gatandatu ariko ndakubwiye bavuga ngo Baritazari ngo ni star bariya bombi ni abastar muri Uganda nibo bastar ba mbere kandi mu rwego rw'isi nta handi nabyumvise abana 45 tuzabyara n'abana se naye ndashaka abasigaye shaka ko abasigaye nanjye uzabambyaza angaye utwana tubiri n'itundati mfite 2 uzambyaza abandi 3 ngiye mfite Sylvia mfite Natasha mfite Ivan urashaka kongera abana 3 bonyine ngomba kubyara abo nshaka mfite abana 3 wowe kufite 2 uko nakubaraga nkaho ufite abana 10 urambabira ni wowe ushinzwe amarangamuntu ndakwiyamye cyangwa 10 numva ufite abana 10 cyangwa 5 nawe kugira ngo mere bityo ntabwo ari kuba babuze ahubwo 2 ariko ndabura abandi 3 bakuzura 5 urarahe ubahe mbahe Kagugu mba mu mujyi wa Kigali hano uba mu nzu wenyine mba mu nzu ngenye nta bantu bari benshi reka ntabo ni karibu reka ndebe ibyarira abana ku mugongo ntawo nariye nabi umugongo umuntu wanyoye igikoma mu gitondo nta mbaraga mfite reka ndashyiraho ibiryo byiza ndakwereka urahita untera uze kuma kanimero ka telefone urahita untera inda ntabwo ushaka gutera inda utayiguze kandi nabyara umwana mwiza pe usa nawe nawe uri mwiza wambara neza nuko ushatse kugira ngo wivugishe ibintu by'ukuri uravuga amagambo uvuga nayo ukuri uruhinja ruvuka ntamenye rufite ese njye urabona nyagira twese simbona turi banye babihanga oyo afite shawu tuntu tumeze nk'amasaka ufite ntabwo yamenye ubu ngize gutya nanjye mfite igihanga ngize gutya ameze nkawe wabyihorera mwareke kujya mushinyagura ubusa ntakibona ibyo ari byose niba ngaho ariko niba wemeye kubyara umwana udafite amenyo ndabyemera ariko ufite amenyo azaba ari inkunguzi n'iwanyu muzamura n'irindi rigiye kuvamo muzamura inkunguzi iwanyu ugomba kubyara umwana udafite amenyo none hari umwana uvukana amenyo nta mwana uvukana amenyo niba iwanyu iyo ngiyo mu mahanga niba hano rero muri Afurika dufite abana bavukana amenyo iwabo ni inkunguzi cyangwa n'abarozi none umuntu avukana amenyo ate yego avukana amenyo nibyo ra nta mwana uravukana amenyo ntawe ntago bibaho
ntabwo bishoboka. ariko hari umara amezi 3 agahita yagira amenyo. Amezi 3 abone iwanyu. Iwanyu ntabwo ari shyashya, ntabwo ari uwanjye yagize amenyo afite amezi 9. Amezi 9 uwo ni umwaka iryinyo rya mbere. Birashoboka ko iryinyo rya mbere ryaza umwana agiseka umwaka, birashoboka kugira ngo mama we aze kugira ibintu bigize atari ibintu bigoye. Ewe umwana ashobora kumera amezi ku kibero haba hakomeye niko bajya bavuga. Ngo ufite ibibero bikomeye. Iyo umwana atinze kwera amenyo ufite ibibero bikomeye. Ariko ndashaka gukomeza kubaza, turi kumwe wabyaye n'umugabo umwe? Nabyaranye n'umugabo umwe. Nangwa ni babiri basi. Nabyaranye n'umugabo umwe rukumbi. Niwe wambyaje abana banje. Ajya he? Arahari. Ajaza. Arahari. Ajaza. Ntabwo tubana ariko ajaza. Ntabwo ngiye kuzahurira nawe hari atazanye n'umwe. Ajaza ntabwo nose yaza ntamuhamagaye. Ubwo se no kwifata ukaza gutyo. No nanjye nzaza kuri komanda. Aza namuhamagaye. Ni komanda. Nawe naguhamagara ukaza. Uzambwira igihe atazira. Igihe atazira. Akunda kuza ryari? Aza namuhamagaye. Use ngubu nago waza. Hanyuma yaza mukongera mugahura. Cyane. Kuki atagutera indi nda? Oya. Kandi ukeneye abana batanu. Nyeneye ku bandi kundi mugabo. Ntago nyeneye kuri we. Ukeneye indi mfizi? Nyeneye indi se nakomeza ngabyarira n'umuntu umwe. Reka. Nyeneye kubyarana n'undi ahubwo wumva yifuza ko abafite za fiso rero tayari. Abazi ko bafite za fiso na za hoho. Umva yifuza ko tubyarana. Ndamuha nimero. Ariko usaba amafaranga. Amafaranga se niyabyara. Ni cyambere n'urukundo. Uraza kagira cyambere n'urukundo. Aho niho nanjye ndaje nta mafaranga naguha. Maze kunyikurira gutyo newe ntabwo hari amafaranga yera. Wowe tera inda ubundi tubyare umugurira ibikoresho. Ngiye ngura ibikoresho ngewe. Ariko wantera inda. Wantera inda utari ngurira ibikoresho. Gutera inda se turabivuga namenya ryari nagutereye inda. No ubimenya ntabwo ari yewe. Niba uzi kugiye gutwara inda yanjye ngiye kuguhinda. Ugomba kunyishyura. Kugira mbone umwana wawe. Use nakwishyura nkangahe? Mbwira nyashake. Mwishyure tubyarane. Ukonje. Angahe? Ukonje uri ya transport. Yaba moto kugera hano Kagugu ni 1000. Uvuye hese? Mba mvuye mu Kiyovu. Kiyovu hari cyo mu mujyi. Musi yanuza Sainte Famille. Hanyuma 1000 rimwe n'amadolari 100. Ni nk'ibihumbi 150. Ya 25 gutyo ntabwo ari menshi. Ukanyemera nkaza rimwe. Niba wayitwaye utayitwaye tugasubiramo andi madolari kugeza igihe izagiramo. Kuko yanjye ikomeye nk'urutare. Yawe nabambyaye umwana mwiza. Ikomeye nk'urutare nawe. Reka mubwire nabambyaye umwana mwiza. Umusitari. Nta kibazo ntabwo ari kwikopa. Sinajya ngenda muhetse kunda. Kandi namuheka kunda pe. Kuzana ibintu by'imikino. Kandi ngiye gushaka amafaranga. Hajya ngutegera iyo moto. Mbese reba mbese uzaje kuvunja mu mujyi amadolari 100 gusa. Ndahari. Ngo ibihumbi 100. Amadolari 100 sinkubwiye ntabwo ari. Cyane nshaka nzagurisha n'igitanda. Urabyumvise? Igitanda cye ntugurisha kirimo ibiheri ariko. Wa mwana waririmbye ko nyina afite igihandi igitanda kirimo imperi. Kirimo imperi. Kirimo imperi wakijugunye. Ntabwo ngiye ngira igitanda. Uziko nta wakwanga. Tugomba kubyarana. Nta kibazo. Abari kubyumva rero. Kubyarana. Abari kubyumva ngira ngo wabyumvishe ko tugomba kuzantangayo. Nta muntu uzantangayo. Batazakwikopa. Kuko bari kumva rero turi mu kiganiro gutya bakagira ngo ni imigaryo. Ariko kubera ko nanjye mfite ikintu cyitwa Sukuma Wiki ndaje sukumeda. Urakomeye neza. Urambaza. Cyangwa no umuzi. Kandi nkubwiye ko ngiye gushaka. Ubwo si waba ari umuzi. Umuzi? Cyeka nanga ufite niba nta miziro ufite. Wasanga ari umuzi. Hari umuntu. Niba nta miziro ufite. Watemba? Y'umuzi. Hari abaye benshi. Kabari aba Uganda barabifite kabisa bafite watemba ikomeye. Kandi uri kunshishikariza kuzi Bugande. Nakubwiye ndi nkujyanye ndumva ko wabujyanye nanjye ngenda ngusigasiye. Ariko kugenda wenyine ngo nkuri ibya kubwe ngo wigire Uganda nguzabone uburyo bakwakira. Nugenda wenyine uko. Oya sinana ashobora. Uzagarukana bane nk'abamariga. Nahamenyereye. Nk'abamadereni uzagarukana bane. Uganda ntago bakina. Nagiye rimwe ibiryo byaho birananira. Ubunyobwa. Duhe inkuru. Ubunyobwa. Ibyo nibyo ngibyo. Ibyo birira. Ibyo birira.
byarananiye mpita ntega ndataha. nta mugabo se wagerageje Nta mugabo nahabonye. joininga niba Ntawe nahabonye sha. ariko waramwifuzaga Ntawe nigeze mpabona. ugira imana ariko si ubu ngubu dufite tanye umubano bakubonera neza gukereka niba nagiye cyagiye twari dufitanye ibibazo tuzashakana ahubwo njyane ariko nta kibazo iti cyarya nanga ufite resepasi harya ngombwa se resepasi nirangamuntu irangamuntu ndayifite tuzagenda ahubwo mbwireje nshaka itike shaho rero abari kutureba kuri TV umuntu wese wagiye Uganda no kubanza kumurinda ukareba icyo yagiye gushakayo wari wagiye gushakayo iki nari nagiye gushakayo iki gusura abantu ufite bavanye nari natashye y'ubukwe ntabwo mwagiye mu muhuro se wahapi nta muntu mwajyanye ako nzajyayo nkunda buwate yaho ngo hajyamo n'umwana w'imyaka 10 ariko nibyo niba ukunda buwate za Uganda nta miziro nta mizirizo ngo nta n'umwana muto urambwiye ngo wiryamira wambaye ubusa nibyo kabisa ugomba buwate za urazizi wahavanye umuco ndahazi muri buwate nese koko umwana w'imyaka 12 yemerewe kujyamo nkuko nabyumvishe biterwa n'abariya bahariya biterwa na Uganda nta miziro ariko mu Rwanda umwana w'imyaka 18 ntabwo yemerewe kujya muri boîte yewe no kurunguruka mu kabare birabujijwe igihe abantu bakuru barimo baramubwira wowe mwana genda uri kurunguruka ibiki ariko Uganda mbona ari go ahead yego sha Uganda ni heza Uganda aba nse wari wambona mu Rwanda twambara ubusa usibye ko ariko Uganda bambara ubusa no umwana mutoya kuryama iwawe mu gitanda wambaye ubusa ntabwo ari ikibazo kuri yorosa nese ubu nangu ukaryama buri kuko harakinze ariko hari hano nta muntu wambara ubusa nta muntu ushaka hano nta wakwambara ubusa hano inaha mu Rwanda wambara ubusa hawo hafi aho ngaho bahita bakuriza imodoka kwambara ubusa ntibiba byemewe ambara wikwize cyane ko kwambara ipantaro ntibujijwe ariko Uganda bambara ubusa baba bambara utuntu tugeza kamini burya se kagufi ahubwo ni kariso igihe ni uheniye gutya ugura nk'urusenda nangwa iki ubwo ahasigaye ni iki wambaye ubusa biriya rero birabujijwe mu Rwanda ntabwo tubyambara twambara umwenda muremure inde ariko kubwiye ko yirarira buri yendara buri yambara buri ntabwo njya ndara nawe abari wenyine abana baba he abana ntago tubana baba he tazagira ubwoba bwo kuza kunsura ngo mbana n'abana da abana baba mu ariko ko wakomeze gusimangira kuza kugusura utazi wari we ubwira kuza kugusura ntago umuzi nta nubwo afite intoki gusa ahubwo afite avoka zivanye he Kanyambye se yancu oya ntabwo ari avoka afite isambusa yo muri alimentation igura 3 rero abana abo ni 6 aho si sambusa 3 ni sambusa oya ariko sura rero nuko mbyibushye oya aragenda rero nuko byibushye sura yumubyibuho wawe isambusa 3 ibaho ya 6 muri alimentation ibaho akaraka irimo amajya abiri isambusa ibahagana he muri alimentation hari umanutse kuri kaburimbo hano bugufi isoko yego umusirimu kanyo ubuza hano ngomba kuri sambusa ntabwo nazirekana umusirimu reka kanyo ufite n'umugore mwiza umuzi he tunamubonye ku bukwe bwawe ngo iki ubukwe bwawe wamubonye mu bukwe ni mwiza cyane aha utazamucuruza ndumva ni mwiza kabisa ubundi nanjye ntabwo mfata ibi nicyo gituma naguhaye ikiganiro oya nanjye ndi mwiza uri mwiza ariko nzakwereka aho mbere akaga mwiza urabona ntari mwiza yewe reka ngwire ntagukomerekeje ntagutemye ntaguhinze mwubudehe ntakunize naho ubundi ubwiza bwawe tuzabwumva naho ubundi ntawagukomeretsa ntawakugirira nabi nta muntu wakubabaza asigaye ndaje humura ndaje ndaje ariko ntabwo naza nikorera umutwe nk'ishu urumva se wambaye akajire keza nawe ndareba naka gapira ni keza nureba se gafite nuza design nziza aka ngaka ni made in Rwanda si byose ni nabyo yamaye ngomba ni kabutura gafite ni kabutura nuko ntayambaye made in Rwanda ndumva naga kariso karimo ariko ni kariso nambaye umutuku
irimo da sawa ibyo byose ibyo tuririza rero no kwambara iki kwambara buri ariko niba urari wawe ukaburyama vide ukambara buri hoya kuryama wambaye ubusa nibyo byiza kareka bituma urara neza mu mashuka yawe afuze ukiyambura umyenda ukanaga hariya ukiryamira igisambo kiguteye wakenyera isume cyangwa igitenge ariko nibyo ariko igitenge kigucitse igisambo cyagana ubundi ngahita igisambo ariko igitenge kigucitse reka babantu bakoze igisambo cyakwiruka hari uwigeze kunama mu isoko hari yibatsinda yunamye ararengera nuko umutipa muturuka inyuma aravuga ati wambaye ubusa kandi iyo wambaye ubusa barakwambika oya kereka nka babandi bakodesha ahantu hatari ibipangu ariko ndumva nta kibazo ntago nakodesha ahantu hatari igipangu ikibazo ntacyo ngiye nkodesha ahantu hari igipangu ikibazo nuko waba wambarira abantu ubusa ariko igihe wambari inzu ntabwo ikureba hari n'ikindi kintu ushobora kwambarira ubusa ntikinabivuge umusarani urakurunguruka sana ukaguhengereza ariko ntabwo ushobora kubivuga umusarani ugira ibanga iyo aba bantu bamwe batagira amabanga bagiraga amabanga y'umusarani bari kuba bazima shuwa gute ntabwo ujya kwituma umusarani urakureba ukakwitegereza ugakuramo yarangireka ukigendera umusarani ugasigara useka ugaseka ariko ntabwo umusarani ushobora kujya kwivuga nubwo undi yaza uraza ukamuhengereza wabonye kera bajyaga bahengereza abantu ariko wagiye bamara kwengereza umuntu ukagenda ukavuga sha namubonye namuhengereje namurebye yagiye muri dushe namurebye ariko umusarani nubwo wagenda ukoga nubwo wagenda ukituma ntabwo umusarani ubivuga ndasaba rero abantu b'umunwa muremure ko bamera nk'umusarani abantu bagira buri abariya bahora bavuga ibigambo bavuga ku bantu bakajya ngo bakavuga ibintu biteza isoni ukanakango yambaye ubusa ngo igihugu cy'u Rwanda ngo bariya ikindi biki igihe uvuga gutyo uburenze umusarani kamere y'umusarani wirenze ugize umunwa muremure uburenze umusarani ukawugira kuri motion reka ngwire biriya ni bibi ibintu by'umuntu motion we wimuvuga motion ngo ni motion ihari ariko umusarani uhari ngaho ujya kwita umusarani uzimubwire ko wakubonye ariko ubu ngubu ngiye ngukozeho wasimbuka umusarani urakureba neza ariko ngasaba abantu b'iminwa miremire kuko baravuga ngo umuntu ufite umunwa muremure ngo ameze nk'ishwima ngo afite umunwa nk'ushwima nka motion oya ngo afite umunwa nk'ushwima aho kugira ngo ugire umunwa ushwima iravuga ariko none umusarani ntago uvuga umuntu ufite umunwa muremure mera nk'umusarani uzasanga ufite amahoro ku isi kandi barahari uzasanga ufite amahoro ku isi sans problème ari naho ishwima iravuga ariko la toilette mu gifaransa de haute close mu cyongereza umunwa ari utunza abantu muri iki gihe none umunwa niwo batunze oya ndakubwira umunwa oya hari umunwa tuvuga umunwa wivuzivuzi umunwa witeza soni umunwa wo gusebya n'umunwa urunwa ubwo n'urunwa rwatumbye hari n'umunwa wo kuvuga ubusa ubusa gato se bavuga ko ari akanwa nako ni kabi ubusa nkuriya ngo ni motion ntiyavuze ubusa yavuze iki kuvuga ngo yanga ngo umukuru w'igihugu ngo afite umunwa nk'umusarani oya niba bivuze gutyo Kanyombya ntago abateza amakubwire wisakuza ku manyoko urumva se no kuvuga ngo niba yavuze gutyo